Ndabashuje nanone inshuti bavandimwe twumva ururimi rw'ikinyarwanda muri ahantu hatandukanye mu mpera z'isi. Abanyarwanda ndabashuze cyane, turakumburanye, abarundi, abavandimwe b'i Bugande, muri Tanzania, Kenya, Afurika muri rusange, abari muri Amerika, abari mu Bushinwa, abari mu Buhinde, abari muri Europe. Abanyarwanda muri ahantu henshi hatandukanye, ndetse n'abantu bakoresha ikinyarwanda cyangwa indimi zijya kumera nk'ikinyarwanda, ndabashuhuje. Tugarutse muri rwa ruganiriro rwacu. Uyu munsi rero tuje kuganira, ngira ngo nk'uko mwabibonye videwo iheruka, twasoreje ku ijambo rivuga ngo abatsinze green card. Munanyihanganira, habayeho akabazo ka tekinike gatoya, ariko twabashije kugakemura. Amakuru y'ibanze twari twayavuze n'ubundi ku bantu batagize amahirwe yo kubasha gutsinda green card muri iriya videwo ibanza. Ku batayibonye nabo basubira inyuma bakayireba, kubifuza kuba bakina green card muri uku kwezi kwa 10 kugiye kuza, ndetse n'abatsinzwe ariko bumva bashaka kongera gukina ariko bafite amakuru nyayo ahagije yabafasha mu by'ukuri kuba baba selected. Uyu munsi rero reka twanzike ikiganiro cyacu, tuvuge ku bantu babaye randomly selected. Tubanze dusobanure mbere na mbere ijambo randomly selection rivuga iki, kuko ntabwo kuba warabaye randomly selected kuri iriya baruwa wabonye ya mbere cyangwa first notification letter wabonye uhabwa ko wabaye randomly selected, ntabwo bivuze ngo uzinduke mu gitondo uhite ufata indege uze muri Amerika. Oya, ahubwo nibwo urugendo ruba rutangiye rwo gushaka visa ya green card yo kuza muri Amerika. Iriya ni step ya mbere uba ushoje, gusa birashimisha cyane. Natangira mbabwira ngo congratulations, ni amahirwe akomeye kuba warabaye randomly selected. Ntabwo ari ibintu byoroshye kuba imashini muri miliyoni zirenga 100 cyangwa 200 z'abantu baba bakinnye green card ku isi yose, wowe ukaba umunyamahirwe muri abo, ukaba randomly selected. Ntabwo ari ikintu cyoroshye, ni ikintu cyo kwishimirwa. So reka dutangire rero tubwira abantu babaye randomly selected ko mugomba gukanguka mukitegura. Hari ibintu mugomba kwitegura, hari ibisabwa mugomba kuba mufite, bisaba kandi ko umuntu agomba kubishaka hakiri kare, kugira ngo bitazagera ku gihe cya nyuma cyangwa ukabona second notification letter n'ubundi izaza hahandi wanyuze n'ubundi ubona ko watsinze. Batazi ko umuntu abibona nabyo, bajya kureba ibiganiro byatambutse birimo, cyangwa se bakazanatubaza tukabafasha nta kibazo. Ariko umuntu wese wabaye randomly selected, iki kiganiro acyumve, akirebe kugera ku musozo, kuko kizamufasha muri uru rugendo. Kandi nta kindi bisaba, ni ukuba gusa ufite data zawe ubundi ukumva ikiganiro. So ikintu cya mbere rero, umuntu watsinze green card, nimba ariko twabyita, kuko ririya jambo random selection sinzi uko narisobanura mu kinyarwanda, ariko ni uburyo systeme designinze ya green card lottery. Bahitamo abantu mu buryo bakinnye muri rusange, ariko bagakuramo bamwe mu buryo buri random, bagapikingamo abantu umubare runaka, nimba ari ibihumbi wenda 120 cyangwa 150, akaba ari bo baba randomly selected. Hanyuma nk'uko nari nababwiye, muri abo ibihumbi 120 cyangwa 150 hakavamo ibihumbi 55, akaba arizo visa zitangwa buri mwaka. So nk'uko rero mubyumva, haba habaye cyangwa se abantu baba babaye randomly ni abantu benshi cyane
bivuze yuko abahabwa visa ari bakeya, ariyo mpamvu bisaba yuko ugomba kwitegura kugira ngo n'ubundi ukomeze kuba mu banyamahirwe babona visa bakaza muri Amerika. Ikintu cya mbere ugomba kureba, ugomba kubanza kureba case number yawe. Ngira ngo case number mwese murayizi, mwabaye selected, ni uriya mubare baguha wawe ukuranga, sibyo? Hari igihe ushobora kuba ufite case number ya hafi, hari n'igihe ushobora kuba ufite case number ya kure, ushobora kuba ufite 1000, ushobora kuba ufite 100, ushobora kuba ufite 3000, ushobora kuba ufite 80,000, ushobora kuba ufite 60,000. Iyo case number hari ikivuze. Nimba ufite case number ya hafi, bivuze yuko byanga bikunda interview yawe izaba scheduled mu matariki ya vuba. Ugomba kwitegura rero vuba kugira ngo ube umeze ute, ufite ibisabwa. Nimba nawe case number yawe iri kure, ntago bivuze yuko ayo mahirwe yo kubona visa utayafite. Oya, nta nubwo case number bazifata bahereye kuri rimwe kuzamura, 1, 2, 3, 4. Oya, ntago ariko bikorwa. Hari form buri muntu wese ubwo baye random selected aba asabwa kuzuza, yitwa DS 260 cyangwa DS 260. Iyi fomu ni fomu y'ingenzi, inshuti bavandimwe mwabaye random selected, niyo ihatse cyangwa se niyo iguha amahirwe yo kujya cyangwa se kuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi fomu iyo yujuje nabi, ibintu byose biba bibaye ubusa. Ni fomu ndende, ariko amakuru asabwa ni amakuru asanzwe. Icyo ubusabwa gukora ni ugushyiraho amakuru nyayo y'ukuri y'impamo, nta kintu na kimwe ubeshye cyangwa utanyuranyije n'ukuri. Iyi fomu nanone ahangaha turabafasha kuyuzuza. Inshuti yanjye, ntuzazinduke mu gitondo ngo ugende wuzuze iyi fomu, uyuzuze nabi, uyisabumitinge, nurangiza uzaza ahangaha utubwire ngo tugufashe warayujuje, warayohereje. Oya, please, twebwe ikintu tugufasha, ushobora kuyifungura nibyo ukareba information zirimo, harimo izo ushobora kuba wakuzuza, wasoza ukagira n'izo utabasha kumva. Twebwe ikintu ahangaha tugufasha, ushobora kudukontakta tukagufasha gufiringa DS 260 yawe cyangwa se DS 260, ariko ntago abantu bose twabona umwanya cyangwa se n'ubushobozi bwo kubuzuriza ama DS 260. Hari ibyo namwe mugomba kwikorera byoroshye, sibyo? Noneho twebwe icyo twagufasha, tukareba mu byo wakoze ese ni hehe harimo amakosa, ibiri byo ni ibihe, tukakugira inama. Ni fomu ndende, ntago ahangaha naje ngo nyibasomere mpereye ku kintu cya mbere kubiyigize, ariko uzabishaka nawe yadukontakta twamufasha. Ariko ikintu nshaka kwibandaho cyane n'ubundi, ibintu bisabwa cyangwa se amakuru asabwa kuri iyo fomu aba ari mu byangombwa umuntu asabwa. Hari ibyangombwa usabwa bitandukanye kugira ngo witegure kujya muri interview, kuko icyo utegereje ni second notification letter cyangwa se ibaruwa ya kabiri iza hahandi n'ubundi wabonye ya mbere ikubwira igihe n'ahantu n'isaha uzagira muri interview. Ariko ibyangombwa byo ubishaka mbere, kubera yuko iyo DS 260 kuyuzuza mbere kwawe niyo mahirwe yawe, kubera yuko uko bimeze, nubwo muba mufite ama case number, ntabwo waba ufite case number ya 1 cyangwa y'10 ngo baguhamagare muri interview utarasubmitinze DS 260. Ariko uwaba afite case number ya 200 cyangwa y'3,000 yarujuje DS 260 cyangwa DS 260 mbere yawe akayuzuza vuba, we arahamagarwa. Niryo banga ry'iyi fomu. Ni ukuvuga ngo ntabwo bashobora kuguhamagara muri interview utarujuje ino fomu.
Tugiye rero ku byangombwa bikenerwa by'ibanze kugira ngo ube wabasha kuzuza ino DS 260. Impamvu mbasaba yuko ibi byangombwa bimwe na bimwe wabanza kubishaka mbere yo kuzuza iyi fomu, ni uko ibi bintu ndabizi kuko nabinyuzemo. Hari ukuntu uhubuka ukagenda ukuzuza iyi fomu DS 260 utarashatse ibi byangombwa ukayohereza, washaka ibyangombwa ugasanga amakuru watanze atandukanye n'ayari ku byangombwa. Ngira ngo murabizi ko ibyangombwa byinshi nk'abari mu Rwanda mubisaba mukoresheje sisiteme y'Irembo, abari mu Burundi nabo baca mu nzego za leta zitandukanye, bityo ukaba wagenda ugashaka icyangombwa ugasanga wenda nimba ushatse wenda icyangombwa cy'amavuko cyawe ugasanga wenda kiriho amazina atariyo, atandukanye n'ayo watanze muri DS 260 cyangwa atandukanye n'ayari muri passport yawe. Icyo gihe inshuti yanjye, iyo ugeze muri interview nta kindi bitaho, bahita bakubwira yuko umuntu watsinze green card atandukanye n'uwo bari kubona ku byangombwa, kandi ni akayereri gato ushobora gukora ukabura amahirwe, sibyo? Tuvuge urugero, izina ryawe ushobora kuba witwa Habimana Jean Pierre, wowe wapurayinze green card nka Habimana Jean Pierre, utsinda nka Habimana Jean Pierre, kuri passport yawe harimo Habimana Jean Pierre, ariko uragiye ushatse icyangombwa cy'amavuko cyangwa birth record, haje hariho Habimana Jean. Abo bantu babiri baratandukanye mu mategeko. Habimana Jean Pierre na Habimana Jean ni abantu babiri batandukanye complete. Ndagira ngo utu dukosa muzatwitondere, nitwo dutuma abantu benshi babura amahirwe yo kubona visa bitewe n'utwereri, utuntu bita duto cyane. Ikintu cyitwa izina ni primary key, nicyo kintu cya mbere konsila yitaho cyane iyo muri interview. Izina ryawe uko ryanditse, akadomo, ahari S igomba kuba iriho, n'ahari akadomo kagomba kuba kariho ku izina ryawe, kandi ku byangombwa byose ufite ibyo bintu bikaba byanditse kimwe. Ikintu cya kabiri bitaho cyane ni ahantu uvuka cyangwa place of birth. Ngira ngo murabizi abasaba ibyangombwa byinshi byo ku Irembo, hari aho usanga nimba utuye Nyarugenge barashyizeho ko ariho uvuka, cyangwa se warize wenda Gakenke Ruri ugasanga nibyo bashyizeho ngo niho uvuka. Ibyo byose ni amayereri ku kintu bita place of birth. Ibi mbabwira nabonye visa, ariko njyewe icyo kintu cyambayeho, bampa pending paper, ngira amahirwe ndagenda ndabikosoza vuba, ndabigarura, ndabitanga, biremerwa, ariko byambijije icyuya inshuti zanjye. Kubona pending paper nayo tuzayiganiraho, ntabwo ari ikintu buri mu nzira yo kubura visa, kandi kubera akantu k'amafuti. Kuri criminal record yanjye hariho ko mvuka Nyarugenge, ku bindi byangombwa hariho ko mvuka Rwamagana. Complete abo bantu babiri baba batandukanye, nubwo amazina yanjye yose yarayanditse neza ari Baributsa Martin, ariko hari Baributsa Martin uvuka Nyarugenge utandukanye na Baributsa Martin uvuka i Rwamagana. That's simple issue. Ibyo bintu mugomba kubyitondera cyane. Ikindi kintu mugomba kwitondera nshuti zanjye ni ukwitondera inyandiko mpimbano. Hariya RIB ibiri tayari, iyo utanze inyandiko mpimbano bahita bahamagara direct bagahita bakujyana. Nshuti yanjye, ntago nifuza yuko waba warabonye amahirwe ngo birangire, ahubwo amahirwe yakubereye gereza. Nimba wari applyinze ukaba udafite diplome, aho ngaho rwose ntabwo uri eligible. Wivunika ujya guspendinga amafaranga yawe uyajugunya, ndakubwiza ukuri ko nta visa ushobora kubona.
hari abajya ngo muri Congo, hari abajya Uganda ngo gutekinika yo diplome, ariko nshuti zanjye amakuru mbahanze abantu benshi twari turi kumwe muri periyode yacu babuze visa bikanarangira nabi baranasipendinze amafaranga bajya gutekinika amadokima. Diplome consular ya muri interview abazi ukuntu ayiverifiye, abazi diplome yo mu Rwanda hari ibyo igomba kuba yujuje, sibyo? Hari uburyo ikozwe kandi baba babuzi barayicekinga, diplome baba bazi iri original n'iri fake. Niyo ngiye uvuga yo muri Congo cyangwa y'ahandi na hehe wajya kwitekinika baba bazi uko bakuvumbura, sibyo? Nimba udafite diplome byihorere, just simple as that. Nyine si ibyawe byaranze, sibyo? Bon, ikindi ngiye kubabwira urutonde rw'ibyangombwa bisabwa, utundi tuntu two kwitondera nanone ku muntu uzajya ugenda utwaporocinga bitewe n'impamvu zawe bwite, kuko buri mu byangombwa ushaka bigera muri 10 ntabwo hashobora kuburamo akayereri. Ushobora kudukontakita tukakugira inama z'uko wabigenza, ariko muzitonde. Ntabwo ahangaha twavuga buri kese y'umuntu uko ntitwayimenya, turababwira ibintu muri rusange bisabwa byo kwitegura, hanyuma mwebwe muzagenda namwe mugerageza kutubaza. Bon, katugende tubicamo muri makeya, ndagenda nanabasobanurira icyangombwa kugira ngo umenye icyo ari cyo, kuko ntabwo ari buri kintu cyose ugenda ngo uzane ujyane muri ambasade. Ikintu cya mbere usabwa muri ambasade ni ikintu cyitwa birth record, cyangwa se icyangombwa cy'amavuko. Icyo ngicyo mu Rwanda gitangirwa ku irembo. Uragenda ukadekarara bisanzwe uciye kuri site y'irembo, cyangwa waba utazi uko bikorwa ukajya ukegera umu agent akakudekararira. Ni ibintu byoroshye. Birth record ushobora kuyikoresha cyangwa ugakoresha birth certificate, kubera yuko abanyamerika bo izo terms ebyiri barazikoresha zombi mu buryo bumwe. Ariko mu Rwanda birth record amakuru itanga atandukanye n'ari kuri birth certificate. Njyewe inama nabagira, mwe muri gushaka ibi byangombwa, muzashake birth record, mushake na birth certificate, mubihuze murebe ko amakuru yose ariho asa, kuko birth record itanga umwirondoro w'amavuko wose wawe nyawo. Haba hariho ababyeyi bawe, haba hariho aho wavutse, igihe wavukiye, n'abantu babihamya. Ariko birth record, birth certificate iyo ibiriho amakuru makeya, just ibiriho amazina yawe n'igihe wavukiye, utuntu dukeya. So better ko washaka izo documents ebyiri zombi. You never know, ushobora kugera muri embassy wenda bakakubwira ngo zana birth record, watanga birth certificate bakayanga, bakakubwira ngo zana birth record, right? So izo document zombi ugomba kuba uzifite. Document ya kabiri isabwa, cyangwa icyangombwa cya kabiri gisabwa, ni criminal record. Iyi criminal record nayo bayidekarara muri systeme y'irembo. Ni icyangombwa kiba kigaragaza record yawe nimba utarafunzwe, simple as that. Kiratangwa. Nimba waranafunzwe, ushobora kuba warafunzwe igihe runaka kitageze ku mezi 6, ibyo ngibyo birazwi, nabwo urayihabwa. Cyangwa se waranafunzwe ariko warahanaguweho icyaha, cyangwa se waranafunzwe icyaha ugakora igihano cyawe kikarangira, iyo criminal record yawe ibihari barayiguha igaragaza ibyo byose, you know. Iyi criminal record ikunda gutinda cyane, bitewe nuko ngiye mva mu Rwanda. Sinzi nimba ariko bikimeze, barimo bahindura system, ariko wenda ubu byarakemutse, ariko iratinda. Beta yuko mwazayidekarara hakiri kare, muzayidekarare hakiri kare kugira ngo bigende neza.
Yes, izi dokima zose mbabwiye hejuru, yaba ari birth record ugomba gutwara original yayo, cyangwa se kuri wowe wayidekaraye ukayiprintinga, then ugatwara na kopi yayo iri notified. Kandi documents zose ndi bubabwiye ko ziba notified muri Minijust, ntabwo zinotifiye kuri bano banoteri babonetse abo ari bo bose, oya. Uzijyana muri Minijust niho banotifiya dokima ujyana muri embassy. Iki kintu mugifate mu mutwe kibe clear. Yes, twari dushoje rero criminal record. Ikindi cyangombwa gisabwa ni icyitwa criminal investigation clearance. Iyi ngiyi itangwa na RIB. Iki ni icyangombwa gikomeye nshuti zanjye, nacyo kiri mu byangombwa bigora kubishaka, bisaba yuko muzagishaka hakiri kare, kuko uhera mu mudugudu iki cyangombwa ugishaka. Uragenda ukareba ya komite y'umudugudu, ngira ngo hari bigizwe n'abantu 5, sinzi nimba uba ariko bikimeze. Umwanditsi w'umudugudu akakwandikira icyangombwa cy'imico n'imyifatire, cyangwa se cy'imyitwarire myiza, I don't know how ubu ngubu bacyita, ariko nuko nguko. Yamara kukwandikira, komite y'umudugudu yose ikagusinyira. Yamara kugusinyira ukajya mu kagari bakagusinyira naho bagateraho kashe. Bamara kugutereraho kashe ukajya mu murenge. Yes, mu murenge naho bakagusinyira, bakaguha n'indi fomu wuzuza ujyana muri RIB y'umurenge. Iyo fomu muri RIB y'umurenge baragusinyira nayo, ugahita ugenda ukadekarara iyi criminal investigation clearance. Wamara kuyidekarara ku irembo, bakaguha proof y'uko wishyuye, ukagenda kuri RIB y'akarere naho bakagusinyira kuri iyo fomu. Iyo umaze kuyisinyirwa iyo fomu kuri RIB y'akarere, ushaka abantu 2 bahamya yuko nyine uri inyangamugayo cyangwa uri indakemwa mu mico n'imyifatire. Bakaguha indangamuntu zabo, fotokopi zazo, bakanandikaho yuko bemeza neza yuko uri indakemwa mu mico n'imyifatire, bagashyiraho nimero zabo za telefone n'imikono n'amatariki bakwandikiriyeho. Abo bantu 2, umwe agomba kuba ari umuntu ukora mu nzego za leta. Ashobora kuba akora mu murenge, ashobora kuba ari umwarimu, ashobora kuba akora mu bitaro bya leta, ahantu hariho hose muri institution ariko ya leta. Undi muntu wa kabiri ni undi muntu nanone usanzwe ariko utari umufamily member wawe. Agomba kuba ari undi muntu ukuzi uri aside, ashobora kuba ari umuntu w'umucuruzi, ashobora kuba ari umuntu w'inshuti wundi wo muri quartier ukuzi. Right? Ibyo byose ukabifata ukabyegeranya, ukandika n'ibaruwa wandikira umuyobozi wa RIB umusaba yuko aguha criminal investigation clearance, unasobanura neza uvuga yuko icyo uyishakira ari uko ushaka kuzayijyana muri interview ya green card. Please, ibi bintu ndi kuvuga umuntu utazabisobanukirwa neza ashobora kunkontakta in person, nkamufasha nkamusobanurira cyangwa nkamudirectinga uko yashaka icyangombwa ku kindi. Kuko uko umuntu avuga ibintu siko abantu babyumva kimwe, cyangwa se nuko abantu bashaka ibintu siko babishaka kimwe. Hari abo byorohera, hari n'abo bigora. Ikindi cyangombwa nacyo, cyangwa se ikindi kintu ugomba kuba ufite of course ni passport. Passport ntabwo ari photo passport ahubwo ni passport rwa rwandiko rw'inzira. Ubwo ni passport yawe nimba uri umwe, nimba muri umuryango. Abantu bose bagize umuryango bagomba kuba bafite passport bose. Nimba muri 5, abana 5 n'umugabo n'umugore, ubwo mwese mugomba kuba mufite passport. Kandi passport zanyu nimba mwarazikoresheje mwa applyinga,
izo ngizo nizo mugomba gukomeza gukoresha kuko baba bafite iki, umubare uranga nimero ya passport, number ya passport. Kereka zarabaye expired, icyo gihe ushaka indi, ariko iyo ngiyo nayo ukayijyana ukayereka. Iki ngiki nacyo tuzakiganiraho mu buryo bwihariye kuri buri muntu bitewe na case. Ikindi kintu usabwa ni medical certificate cyangwa medical check-up results. Iyi medical certificate ni uyikoresha umperuka ari muri AOM, sinzi mwebwe nimba bazabashyiriraho indi clinic, ariko AOM niyo yari yemewe ku gihe cyacu, ariko ndakeka n'ubu ngubu ariyo ikora, kuko Gasasira wajyaga abikora yabaye retired, ntago akibikora, uretse ko ashobora kuba hari inkingo atanga. Ahangaha iyi medical certificate, abantu bose nabo bagize umuryango bagomba kujya gukoresha iyi medical check-up. Iyo mugiye kuyikoresha hari amafaranga mutanga, nzabashakira email, muziyandikira aho bakora medical check-up, urabandikira ubasaba appointment yo kuza gukora medical check-up. Gusa iyi medical check-up ntabwo wihutira guhita uyikorayo, uyikora iyo wamaze kubona 20 cyangwa second notification letter ikumenyesha iki, igihe uzakorera interview, kubera yuko result baguha zishobora kurangiza igihe utarakora interview. That's why mbabwira ngo iyi medical certificate yo mwaba muretse kujya kuyishaka, tuzagenda tuyigarukaho kuri buri muntu ku giti cye bitewe n'igihe azakorera iki interview, ariko nayo mumenye ko ikenerwa kandi yo isaba amafaranga. Buri muntu bamuca amafaranga ku giti cye bitewe n'impamvu zitandukanye, ntabwo abantu babaca amafaranga angana, kuko biterwa n'imyaka ufite, bikanaterwa nanone n'umubare w'abantu bagiye muri iyo medical check-up. Ubwo iyo ubandikiye bakubwira amafaranga ugomba gutanga, bakakubwira na konte uzayatangaho. Ni ibintu byoroshye, ujyana bordeaux. Ibi ngibi nabyo tuzabiganira ku muntu ku giti cye, right? Ikindi gikurikiyeho usabwa ni celibacy certificate cyangwa se marriage certificate cyangwa se marriage record, bitewe nimba warashatse, nimba ari umusiribateri, icyo gihe urayishaka. Ntarakomeza kuri passport yo ntabwo notifiye, oya, ko ni document iri official. Iriya criminal investigation clearance nayo ntabwo notifiya, ujyana original, ko kuri RIB baguha iri original niyo witwaza. Yes, criminal record yo urayinotifyinga ugatwara original n'iri notified, na birth record urayinotifyinga. Attestation de mariage cyangwa se marriage certificate cyangwa se marriage record cyangwa se celibacy certificate, nayo ufata fotokopi yayo ukayinotifyinga, ukagira n'iki na original. Ikindi kintu gisabwa ni original high school diploma, mu Rwanda ni AD cyangwa A2. Iyi ni document ikomeye cyane, iyo utayifiteyo nta na pending paper ubona, visa yawe iba denied. Iki cyo narakivuze mu biganiro bitambutse, nababwiye yuko nimba udafite high school diploma ntabwo uri eligible, kuko niyo requirement ya mbere yo gukina green card. Ugomba kuba ufite high school diploma cyangwa se ufite 2 years of work experience. Gusa mu Rwanda
nabonye embassy yaho ibintu bya work experience itabyemera, sinzi ahandi. Ubwo mwaturayinga iki amahirwe ahantu hagize gute hatandukanye. Ariko nanone ikintu mugomba kumenya ni uko high school diploma ntago bivuga yuko ari diplome ya A2 gusa, oya, bitewe n'igihugu. High school diploma ni document iyo ari yo yose yemeza yuko wize amashuri y'ibanze y'imyaka 12. Ndumva icyo kintu cyumvikanye. Ni buri document iri official cyangwa yemewe n'igihugu cyawe igaragaza yuko wize amashuri y'ibanze y'imyaka 12 cyangwa se y'imyaka 10 cyangwa se y'imyaka ingahe bitewe n'igihugu cyawe, ariko iyo document ikaba iri official. Mu Rwanda ho ndi sure ni A2, ni A2 bakoresha. Iyo document uyitwara uri original, ukanayikora copy, ukayinotifyinga, ukabitwarana byombi. Aha naho uzagiraho ikibazo yadukontakta in person, tukaba twamugira inama, kuko buri muntu wese ashobora kugiraho case itandukanye. Hari uba ashobora kuba yarigiye Buganda ari umunyarwanda, cyangwa yarigiye muri Congo ari umunyarwanda, cyangwa yarigiye mu Rwanda ari umukongoma. Ibyo ni ibintu by'umuntu ku giti cye, ntabwo twabivuga hano mu kiganiro. Uzagira icyo kibazo azatwa-approachinga tumufashe. Ikindi kintu usabwa ni amafoto 2 ya 2 inch size, cyangwa se amafoto 2 afite American size, ameze nka yandi wakoresheje ukina green card. Aya mafoto nayo ni amafoto nshuti yanjye witondera, kuko iyo ujyanye adafite size yemewe cyangwa se iyi American size ivugwa, ntago bayemera, baguha pending paper n'ubundi ukajya gushaka andi mafoto. So kuri iki cy'amafoto nacyo, umuntu wumva ashaka ubufasha bwo gufata ifoto nawe yatubwira twamufasha. Please, ifoto nayo ni ikintu gikomeye, kandi iyi foto igomba kuba ifashwe vuba. Ntabwo ari ifoto ya kera ngo ugende ufate ifoto ya yindi wakinishije kera ngo uyiprintingishe ngo ariyo uzajyana. Oya, ni ifoto ifashwe vuba, iri current, itarengeje amezi 6 ifashwe. Niyo badvisinga umuntu ko, gusa ngewe nabadvisinga kuzakoresha amafoto ya vuba agaragaza uko mumeze, uko muri. Kandi iyi foto hari uburyo ki ifatwamo. Niyo mpamvu mbabwira ngo wumva atabizi yadukontakta tukamufasha. Ntabwo ugomba kuba wisize makeup, ntibyemewe ufata ino foto, never. Ntugomba kogosha ingoye zawe, no. Ubwanwa ushobora kubwogosha, umusatsi ushobora kuwogosha, ni ibintu byumvikana. Ariko hari ukuntu umuntu ashobora kwisiga makeups nyinshi ugasanga byamuhinduye. Ibyo ntabwo byemewe, ntabwo uwo muntu aba ari wowe. N'ibindi bisabwa. Hari n'ukuntu ugomba kuba wambaye, kubera ko iyi foto ifatwa kuri background y'umweru. Ntabwo wayifotoza rero wambaye n'umwenda w'umweru, icyo gihe background yabisa nawe. Ibyo ni ibintu byose mugomba kugira gute, kwitondera. Nimba ari background y'umweru, nta kindi kintu kigomba kuba kiri inyuma. Nta rurabyo, nta vase, nta rugi rugomba kuba rugaragara. Ngira ngo mubone background yanjye n'umweru, ariko inyuma hariho inzugi za chocolate. Ntago yemewe. N'ibindi utabisobanukiwe azaduhamagare, ariko ajyane amafoto ameze neza. Ikindi ni amafaranga usabwa. Ubwo ntarava ku mafoto, ni amafoto 2 kuri main applicant n'abandi bose. Nimba ari uri married, warabaye randomly selected nk'umuryango, wowe utwara amafoto 2 n'umudamu wawe 2, na buri mwana amafoto 2. Right? Ikindi gisabwa ni visa fees. Nkuko nari mbibabwiye, hari amafaranga asabwa
na ambasade yitwa visa fees ni amadolari 330. Aya mafaranga ushobora kuyatwara mu madolari, ushobora no kuyatwara mu manyarwanda, ushobora no gutwara kadi ukishyura ukoresheje kadi. Aya mafaranga umuntu wese arayishyura. Nimba muri uwo muryango ntago mwishyura 330 mwese, oya, ni buri muntu umwe wishyura aya mafaranga. Kandi aya mafaranga iyo utayishyuye ntago ukora interview, kuko ukinjira muri ambasade nko kuzakorera i Kigali, ikintu cya mbere ukora muri check-in baragusaka, ugatanga ibintu ufite ku ba security utari bwinjirane, ugaproceedinga. Iyo ugezemo imbere, ikintu cya mbere ni ukwishyura ano mafaranga. So ni amafaranga rero mugomba gushaka. Ubwo nacyo utagisobanukiwe nawe yagenda atubaza in person, kuko buri muntu wese agira impamvu ze n'ikibazo cye ku giti cye. Hari umuntu ushobora kuba yaratsinze ariko akaba akeneye ubufasha. Ntabwo ahangaha dufite ubushobozi bwafasha abantu bose, ariko dushobora kuba twagufasha mu bushobozi bukeya bwaboneka, cyangwa tukagira aho directing, right? Ibi bibe clear. Ariko aya mafaranga yo ni ihame agomba kuboneka, kuko arishyurwa no gukoresha medical check-up ni amafaranga. Ibyo byose ni ibintu mugomba kwitegura mbere. Ikindi kintu gisabwa ni DS-260 form confirmation page. Iyi DS-660 twari twayibabwiye, tubabwira yuko abifuza ko twabafasha kuyuzuza twawuzuza. Iyo umaze kuyuzuza rero usubmitinze cyangwa ukonfaminze, hari page ziza za confirmation, cyangwa se nimba uri umwe haza page imwe. Icyo gihe iyi page nayo urayiprintinga ukazayitwaza. Good. Ikikurikiyeho ni 2NL cyangwa se second notification letter, ya leta ya kabiri baba baguhaye yemeza yuko ufite interview. Nayo biba byiza iyo uyiprintinze ukayitwaza, kuko ushobora kugerayo ugasanga ntibakubonye ariko appointment wari uyifite. Icyo gihe nta kindi kibigaragaza n'iki, ni ya second notification letter urayerekana ko wabaye bakunotifyinze yuko ugomba gukora interview igihe runaka, right? Nayo urayitwaza. Ubwo nimba uri umwe utwara nyine imwe, yes, niyo bita interview appointment letter, right? Hari no gukonfaminga iyo wamaze kuguha 2NL, hari indi mail nanone baguha yo gukonfaminga yuko uziri available kuzaza muri interview. Iyi ngiyi nayo buri muntu azagenda tubwira, tugende tumufasha, kuko ntabwo ari ibintu buri muntu wese yakwikorera. Ushobora kubikora nabi ugasanga bigize gute, bivuyemo ikibazo. So please, utabisobanukiwe uzadukontakte, tugire gute tugufashe. Ikindi kintu usabwa ni host address cyangwa final host address, kuko wuzuza DS-260 hari part ushyiraho host address. Host address ni adresse z'umuntu uri muri Amerika uzakwakira. Sinzi nimba ahangaha byumvikana. Ntabwo waba uje bwa mbere muri Amerika ngo uze direct uhita uza wishyura apartment, even if nubwo waba ufite amafaranga ntabwo byemewe ahangaha. Kugira ngo uhabwe apartment urayaplayingira, cyangwa se hakagira umuntu kwishingira kugira ngo ntabwo bashobora kuguha apartment utagaragaza source of income. Ntabwo bo bareba ngo ufite amafaranga cash yo kwishyura ako kanya. That's the reason why bagusaba ko ugomba kugira umuntu guhostinga igihe runaka, ukwezi kumwe, amezi abiri, akakufasha mu by'ibanze, kuko uyu muhost ni umuntu ukomeye nawe tuzaganiraho by'umwihariko. Ndetse no ku muntu utamufite nawe azagenda atwaproachinga ku giti cye. Ntabwo tuvuze ko ahangaha tuzashakira abantu abahost, ariko umuntu ashobora kutwaproachinga bitewe n'impamvu ze runaka, tukaba twamufasha kubona umuhost, right?
gusa izi information nazo ziba zikenewe. Igihe umuhost wujuje muri DS260 yahindutse, ahangaha ushobora kumuhindura nta kibazo, hari form wuzuza nayo tuzabafasha, ugashyiraho final host address. Iki ngiki nacyo buri muntu wese azagenda atwaprocinga ku giti cye tumufashe, kuko buri wese ahangaha ashobora kugira impamvu cyangwa se utubazo dutandukanye bitewe n'iki n'impamvu. Ikindi kintu, abantu bose wagaragaje wa applyinga cyangwa se abagize umuryango wawe bagomba kujyana nawe muri interview, nta n'umwe ubuze, kereka igihe haba hari impamvu zitunguranye. Bishoboka ko umuntu ashobora kwitaba Imana uretse ko atari byo twifuza mu bagize umuryango wawe. Icyo gihe nta ufite iki, ugomba kwitwaza attestation de décès ye igaragaza ko yitabye Imana. Ibi bibe clear. Umwana uri ku ishuri nta excuse ngo umwana ari ku ishuri, no, agomba kuba ari present muri interview nawe. Nta kuvuga ngo umugore ntawe uhari ngo ari mu kazi, no. Icyo gihe mutagiye mwese viza urayibura nshuti yanjye. So ngayo nguko rero iki kiganiro muri makeya twagira ngo tuganire ku bisabwa ku bantu babaye randomly selected, ibyo basabwa kuba bafite ni ibyo ngibyo, gusa bishobora no kwiyongeraho ibindi bitewe n'impamvu nababwiye zitandukanye, kuko umuntu wavukiye mu Rwanda agakurira mu Rwanda akahigira agahasoreza amashuri ye, ntago ibyo asabwa ari kimwe n'iby'umuntu tuvuga urugero wavukiye mu Rwanda akajya kwiga i Bugande akaharangiriza amashuri, cyangwa se umuntu wavukiye i Bugande akaza kuba mu Rwanda, cyangwa se wavukiye i Burundi akaza mu Rwanda akaba ariho abubu. Ibyo byose biratandukanye, sibyo? Hari ibindi umuntu asabwa. Icyo gihe buri muntu wese ashobora kuzatwa approachinga tukaba twamufasha bitewe n'iki na case ye. Gusa muri rusange ibyo ngibyo nibyo bisabwa. Ikindi nababwira ni ukubabwira ngo mukomeze mugire imyiteguro myiza, ariko ibi bintu mubiha umwanya. Ikindi kintu nshuti zanjye ngiye kubabwira, nimba warabaye randomly selected, please wisezera akazi, wisezera akazi, komeza ukora akazi kawe wakoraga. Nimba wari uri mu kazi k'umushahara, kora akazi kawe, ushaka izi dokima wuzuza ibisabwa witonze bucece. Nta nubwo ari ngombwa yuko ugenda ubwira abantu bose ngo natsinze green card, oya. Kora ibintu byawe utuje, kuko ushobora kubyasasa ukabivuga nyamara ugasanga you never know, ntago bigenze nk'uko wabiplaninze, ugasanga abantu bakugize urw'amenyo. Cyangwa se you never know, abantu bagira n'amashyari, ntago wamenya icyo umuntu yakora tubiziranyeho kugira ngo abe yaguhemukira. Ibyiza ni uko wakora ibintu byawe bucece, kandi ntuve mu kazi wari urimo. Nimba wari umucuruzi, komeza ucuruze. Nimba wari umunyeshuri, komeza wige. Nimba wari uri muri business, kora business yawe. Nimba wari uri mu kazi kawe, komeza ukora akazi kawe. Ibi si ibintu bigoye mbabwiye, ni ibintu ushobora gushaka. Nimba uri single, witonze, muri iki gihe bataratanga ama second notification letter, bimwe by'ibanze waba ubishaka nka za criminal record ntabwo ziba expired, n'ibindi. Gusa izi dokima zose nababwiye, ibyiza nuko waba uzishatse kuko ntizihenze. Itagura 500, igura 1000, 1500, si amafaranga menshi. Ibyo mwaba muretse gukora ni nk'ibi byo gukoresha medical check up, kuyikoresha wamaze kumenya igihe uzakorera, utuntu twose nagiye mbabwira. Ibyiza waba dushaka utwegeranya, kubera yuko ni utuntu dusaba umwanya n'ubushobozi, kubera yuko uri the plus of course ukeneye, uzakenera amafaranga yo kwideplace ujya ahantu hose, you know.
hari igihe wenda waba waranakinnye green card ukaba random muri selected utaherukaga n'ahantu ukomoka cyangwa uvuka, akaba aribwo ugiye kujyayo, icyo gihe ubuyobozi bwaho ntibukuzi. Ntago birth record ku irembo bapfa kuyidekarara ngo bayiguhe, bisaba ngo ujye ahantu uvuka nshuti. Ntago ku irembo hari igihe uyidekarara ntibayiguhe, sibyo? Hano harimo utudokima dushobora gutinda kuboneka. Ibyiza ni uko wadushaka ukaba dufite, ukanaduhuza, ukareba hariho udukosa ugatangira kudukosoza kare. Nimba ari ikosa ryakorewe muri NIDA ukamenya ngo ndajya kurikosoza muri NIDA, nimba ari ikosa ryakorewe ku irembo ukamenya ngo ndajya ku cyicaro cy'irembo ndikosoze hakiri kare, dokima zanjye zimere gute, zibe clean. Kuko ikintu nababwira mu ncamake ni uko dokima nziza egare visa. Iyo ufite dokima nziza zujuje ubuziranenge, zidafite ibibazo, uragenda ukiyicarira ugategereza umunsi wawe wa interview, nawo tuzawuganiraho. Interview ya green card niyo interview ku isi yoroshye. Ntabwo ari ukuvuga yuko wenda ngiye yanyoroheye njyenyine, ni ibintu biri standard. Ujye ukanasacinga, abantu bose bagenda baguha ubuhamya, bakubwira yuko interview ya green card imara hagati y'iminota 3 n'7. Ntabwo ushobora kuyirenza. Nimba uri single rwose ni iminota 3-5 interview ibirangiye. Consular we ikintu aba ashaka kumenya ni ukumenya exactly ngo uyu muntu wawininze green card niwe cyangwa siwe. Just simple as that. Ibyo nabyo tuzagenda tubiganira mu biganiro biri imbere. Gusa mushaka ibi byangombwa, abadasobanukiwe please mudukontakte tubafashe, especially ku kintu cyo gufiringa DS 260. Isubiremo mucyitondere kuko iriya fomu niyo iguha amahirwe yo kubona visa. Iyo yujuje nabi ugashyiraho information zinyuranye n'ibyangombwa, nta kindi kintu nshuti yanjye, amahirwe uba yabuze kandi ni wowe uba yibujije. Turahangaha ngo tugufashe. Hari ahandi hantu henshi ushobora kugenda bakaba bagufasha, ariko ntago abantu bose basobanukiwe ibi bintu bya green card. Hari abantu babikora just kugira ngo babace amafaranga, babikore nka business, ariko ntago twebwe ahangaha ariko bimeze. Twebwe izi service zose tuzajya tuzibahera ubuntu, free of charge. Ni advice twebwe tubaha bitewe nuko twabaye blessed, namwe tukaba twifuza yuko izo blessings mwabonye mwazigumana, nta kindi. Ubundi mukaza tukabana mu gihugu cy'isezerano nk'uko bamwe bacyita, cyangwa se dream country. So reka rero tutarondogoye duhinira ahangaha. Ndabashimiye nanone kuba mwakurikiye iki kiganiro. Ikindi mbibutsa ni ugukora subscribe, like, share na comment. Ubwo buri muntu wese uzagira ikindi kintu yakwifuza kutubaza, please ushobora kudropinga comment aho ngaho, twakwa-approachinga tukagufasha. Ushobora kutwandikira kuri WhatsApp, ushobora kutwandikira email, tuzakomeza tugende dufashanya. Ubundi reka mbabwire ngo mugire ibihe byiza, Imana iduhane imigisha. Ciao ciao.